Ni iby'umunezero cyane uyu munsi wa none kongera kuboneka hano kuri Pure Gold TV kugira ngo mwese mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwese ndabashuje kuri uyu munsi w'umunezero, uyu munsi wa Pasika, uyu munsi wo kwibuka kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo ko ataheranwe n'urupfu. Ni umunsi mwese mbifuriza umunezero, kandi ubutumwa mfite bw'uyu munsi ni ukubabwira ngo Yesu Kristo yazutse, ntabwo yaheranwe n'urupfu, ahubwo yaduhaye ibyiringiro. Ni umunsi w'ibyiringiro. Pasika ni ukuduha ibyiringiro, ibyiringiro by'ubuzima, ibyiringiro by'ubugingo buzahoraho, ibyiringiro by'imibereho mishya tukiri hano ku isi, kuko umwami wacu ataheranwe na rwa rupfu, ataheranwe na za nkoni na wa musaraba bamubambyeho na kwa kumuhamba, ahubwo yarazutse. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge gato kugira ngo turebe icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho, maze dukomeze umunezero umunsi wa none. Mana da, turagushimye yuko wakoze ibikomeye, turagushimye ko wabanye na Yesu Kristo muri iriya mibabaro yanyuzemo tumaze icyumweru twibuka. Uyu munsi dusoza amasengesho iyi Holy Week, ndasabye ngo umwuka w'Imana abe ari we utwigisha, umwuka wawe abe ari we uza atwigisha ijambo ryawe. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Reka dukomeze tureba icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, turebe icyo Matayo abitubwiraho ibyerekeranye no kuzuka kwa Yesu. Muri Matayo ibice 28 duhere ku murongo wa mbere, turasoma imirongo mike cyane ntabwo mbatinza. Nuko umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalene na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yabivuze. Nimuze namwe mwirebere aho umwami yari aryamye, yazutse ntagihari. Bene data, ubutumwa bw'uyu munsi ni ubutumwa bw'umunezero, ni ubutumwa bwo kubwira buri wese, bwo kubwirana twese abizera Yesu Kristo, ababonye iki cyumweru tumaze iminsi tuvuga tureba imibabaro yanyuzemo, yakubiswe, yasuzuguwe, yambitswe ikamba ry'amahwa rikamushita akava amaraso, wa wundi wasengaga ari ku musozi maze ibyuya byo bikaba amaraso. Yarababajwe cyane. Ndashaka kukubwira ko uyu munsi wa none Yesu Kristo atakibabazwa. Byarangiye iyo mibabaro, bamushyira ku musaraba, bahamukura bajya kumuhamba nk'uko ejo twabibonye. Ariko uyu munsi ni umunsi w'umunezero wo kubwirana ngo Pasika nziza, Pasika nziza, kubwirana ko Yesu Kristo atakiri mu mva, ahubwo yazutse. Yarazutse, yatubereye imfura yo kuzuka, kuko ntabwo azongera gupfa ukundi. Haleluya. Hariho abantu bajya bazuka ariko bakongera bagapfa, ibyo tujya tubibona. Ariko Yesu Kristo niwe mfura yo kuzuka, kuko yapfuye rimwe ntazongera. Yarazutse forever, yarazutse, nta rupfu ruzongera kumubonekaho. Uyu rero niwe mwami waje kuducungura. Niyo nkuru nziza nkuzaniye umunsi wa none, inkuru nziza tugomba kwamamaza, kandi inkuru nziza yo kubohora benshi muri iyi si baruhijwe. Yesu Kristo yarazutse, ariho, ni muzima, arakora ibikomeye, arakorana natwe. Mu cyumweru kiri imbere tugiye gukomeza n'ubundi ibihe byiza. Niyo tugitangira hano kuri Pure Gold TV, tugiye gutangira ibihe byiza byo kujya dusenga umwami wacu, tumusenga kurushaho, tumwiyambaza kurushaho, dusengera abandi kurushaho, twinginga abandi kurushaho, kuko tumenye neza yuko Yesu Kristo ari umwami yazutse, ataheranwe n'urupfu, ni muzima, arumva, arakora. Tugiye kubona ibitangaza mu minsi iri imbere hano kuri Pure Gold TV. Ntukajye uhwema
kuhasura, kuza gufatanya natwe amasengesho guhera umunsi w'ejo. Tugiye gukomeza n'ubundi twenyegeza wa muriro. Haleluya, tugiye kwenyegeza wa muriro kuko twasobanukiye neza yuko umwami wacu yazutse, mbese ni nkaho bibaye bishya. Pasika yatumye nongera kuba mushya, iyi pasika yatumye nongera gucana umuriro, mbese mwuka warongeye kuncanira umuriro, kumenya ko pasika yongeye kumbera nshya umunsi wa none, kumenya ko Yesu Kristo ari muzima kandi agiye gukora ibitangaza kuruta ibya mbere. Agiye kunkorera ibikomeye, agiye gukora ibikomeye hano kuri Pure Gold TV. Tugiye kurushaho gutera imbere no kwenyegeza umuriro. Haleluya, Imana ikugirire neza mwene data. Nagira ngo nawe ngutera kete ko kugira ngo urusheho kwamamaza inkuru z'agakiza yuko umwami wacu ataheranywe n'urupfu ahubwo yazutse. Abari barinze imva ngo bagize ubwo bahinda imishyitsi bamera nk'abapfuye. Icyo nicyo nyine gikwiriye bene nkabo. Babonye imbaraga z'Imana, ngo umumarayika aramanutse aje gukuraho igitare, azanye imbaraga zo mu ijuru, ngo maze hahinda umushyitsi ukomeye cyane mwinshi. Niko bigomba kugenda. Iyo mu ijuru wamanutse, iyo mu ijuru waje gutabara, iyo mu ijuru waje kuzura, iyo mu ijuru waje kuzura ibipfuye, hagomba kuboneka igitangaza, hagomba kuboneka umushyitsi, hari ibikomeye bigiye kugaragara. Natwe hano kuri Pure Gold TV imbaraga z'Imana zigiye kuboneka kuko twizera uyu mwami wazutse. Nizera umwami Yesu Kristo wazutse utaheranwa n'urupfu. Haleluya, Imana ikugirire neza uyu munsi wa none mwene data, nshuti yanjye, mukunzi w'Imana, nshuti y'Imana, komeza ugira ibihe byiza uyu munsi wa none. Pasika nziza, pasika y'ibyiringiro, iguha hope y'ubuzima, hope yo kuzabana na Yesu iteka n'iteka. Nkwifurije umunsi mwiza, komeza ugira ibihe byiza. Tuzakomeza ubutaha, ntugacikwe no gukurikira ibiganiro hano byacu kuri Pure Gold TV. Turabakunda mwese, namwe bashyitsi mwadusuye uyu munsi muzagaruke. Tugiye kurushaho kugira ibihe byo kwegera uyu mwami wacu, ni muzima, yarazutse. Ibihe byiza, pasika nziza mwese. Mwari kumwe na Jose. Ndabakunda mwese. Be blessed.